What's up my people, Kigali, Rwanda, home of showbiz news. yago-tv-show is back again in a game. Mbahaye ikaze kuri yago-tv-show YouTube channel, aho mukura amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, haba muri muzika, muri fashion, documentaries zikoze neza, ndetse n'andi makuru yose agezweho ajyanye na showbiz, ntago tuyaca ku ruhande. It's been a long time twari tubakumbuye, namwe ndabizi ko mwari munkumbuye. Reka twongere tugaruke mu gakino neza. Twatanze umwanya kugira ngo abantu bakore natwe rero it's time kugira ngo twongere tugaruke mu gakino, twongere twubake ibyo twatangiye. It's been a long time. We are back with the GT Business Group presenting Stop song, indirimbo yitwa Stop ya chrisseazy. Ni indirimbo igiye gukora amateka, muramizi uyu nguyu neza ntago ajya dutenguha. Dufite amakuru menshi arebana n'uyu musore, umuhungu utajya wicara ngo dutegurire ikintu kigishishwa, ntago ajya adupfunyikira. This guy is so amazing. Hashize iminsi rero yo mike cyane, it's been a long time tutavugana, ariko umunsi umwe ushize chrisseazy yashyize hanze cover photo y'indirimbo agiye gusohora yitwa Stop, iri mu mabara cyangwa se muri logo za gisirikare, aho bigaragara ko abari muri position yo kurasa, asa nk'umuntu urangije urugamba wananiwe. Bivuze ko uyu musore abanzi be rwose murarye muri menge, ntabwo azabaha agahenge kugira ngo mwicare muri kwica ibintu. Element cyangwa se A1 ni umusore uzwi kuri izo string, ukorera muri rebo ya GT Business Group present. Abatayizi ni rebo ya Junior GT uzwi mu gasobanuye, aho tunababwira ati mujye munabasura, ariko murebe na filime batanga uburyo ziri ku rwego rwo hejuru. Bakoresha website bareberaho filime zabo, ni website yitwa www.igiti.net. Ukabasha kureba filime ndetse no ku buntu, nta kintu na kimwe bakwishyuza. We are here to support everything that should rise international level, the Rwandan music talents and other stuffs. Tugomba kuzamura umuziki ndetse n'ibintu byose bijyanye na showbiz mu Rwanda, dushyigikiranye nta nomwe usize undi. Uyu musore rero bivuga ko ari we uzaba umwami w'amahiti mu Rwanda, nyuma yuko binaniye abantu benshi, nyuma yuko Meddy the band ndetse n'abandi benshi bibananiye bakajya mu zindi business. Here we have a new generation, dufite generation nziza cyane. Reka tugaruke rero tuva imuzi ibintu byose biri inyuma y'iyi ndirimbo, uwakoze iyi cover ndetse n'indirimbo muri kwitegura, byinshi kuri yo bimeze bite. Stop ni indirimbo irajya hanze isaha n'isaha mu minota mike cyane, nk'uko byatangajwe na management ya GT Business Group Music Group. Ni amakuru bivugwa ko uyu muhanzi indirimbo igiye kuza ishimangira ko ari umuhanzi mukuru, nubwo ari umuhanzi ugitangira, ufite indirimbo zitari nyinshi kuri YouTube channel yiwe. Iyo usuye YouTube channel yiwe usangaho indirimbo 1, 2, 3, 4, 5 zonyine, aho aheruka gusohora indirimbo mu mezi 5 ashize. Ni indirimbo yise Edeni, indirimbo yakoze amateka hano mu Rwanda, nta muntu utayizi. Indirimbo irimo ubuhanga bwinshi cyane, indirimbo ndetse umusore anikorera video, ni umudirector w'ama video. Binavuga ko ariyo mpamvu hari indirimbo ze zifite umwihariko, ni double talent, afite impano yo kuririmba ariko akaza anabishumangira akanakora video. Uruhare rwa video muri video akora biba bifite about nka 80% ni uruhare rwe rw'ibintu yikorera. Ni umuhanzi utarakoze indirimbo nyinshi, ariko buri ndirimbo yose yasohoye yabaye hit. Ni abahanzi bake wasura YouTube channel zabo ugasanga video 5 zonyine, ariko buri imwe yose ihagaze ari hit. Indirimbo yabanje gusohora iri kuri channel yitwa Faster, indirimbo yaje kurikira indirimbo basohoye bari kumwe na crew yabo bakoranaga yitwa Ese Urabizi afatanyije na AO Beat. Iyo ni indirimbo yahise ibazamura, irabamurika, bigaragara ko bafite impano zidasanzwe. Nyuma ya hasohora yitwa Faster, kugeza ubu imaze imyaka 2, ikaba ifite 1,300,000 views kuri YouTube. yakurikiwe nitwa Amashu. Tubyibuka neza ko indirimbo nayo yafashe igihugu neza, urubyiruko rurayibyina, club zirayicuranga, radio station nta nimwe kuri playlist yabo bicaraga batayiplayinze. chrisseazy ni umusore rero udasanzwe. Indirimbo yitwa Amashu kugeza ubu ifite 3,600,000
kuri YouTube channel. Yaje no kuza kugira igitekerezo cyo gusohora yitwa Inana, ahita anatangira collection y'imyenda yiwe. Uyu muhanzi rwose udasanzwe, umuhanzi ubundi witwa Nsengimana Rukundo Christian, ariko abenshi batari baza amazina ye, kanyasubiremo Nsengimana Rukundo Christian, umusore uzwi nka chrisseazy cyangwa se umusore uzwi nka Ewan, cyangwa se umuhanzi uzwi nkaho ariwe ukora amahiti utajya usiba. Uyu ni umuhanzi wanatangije kandi imyambaro cyangwa se ibyitwa Ewan collection, aho asohora imipira, amakabutura, udukapu bibrandinze biriho ifoto ya emoji isekeje rwose, ariko abantu bakunze kubera ko yayikoresheje muri video ziwe. Uyu musore rero mu mwitege, the video is going to be released soon as possible. Abanyakigali, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, birasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo, aha niho hantu hambere uzajya ubona amakuru ya showbiz. Mbisubiremo, amakuru ya showbiz ukayabona ku gihe kandi amakuru anoze. Niba ukunda rero ibijyanye na showbiz, kora subscribe kuri OGTV-show YouTube channel, ujye ubasha kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, muri muzika, muri fashion, comedy, documentaire zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Ikindi kandi turabibutsa ko abashoramari bashaka kujya bamamaza, uratwandikira kuri nimero ubona muri description ya channel yacu cyangwa se kuri email, tukagufasha kwamamaza ibikorwa byawe. We are here to support, ntago dushaka kugira ngo agire umuntu umwe usigara inyuma. Nkwibutsa kandi ko nimba ushaka kubaka inzu y'inzozi zawe iri affordable cyangwa se ihendutse kandi ijyanye na design nziza cyane, ugomba kugana Innovative Construction and Statistical Analysis Company Group. Ni company yitwa ICS, ikora amazu meza cyane. Abayizikoresheje cyangwa se bakoranye nayo bafite ubuhamya bwiza. Ni abantu bakora design, bakagufasha no kugushakira permit cyangwa se icyangombwa cyo kubaka, bakagufasha ndetse no kugurikiranira imirimo yawe mu gihe inzu iri kubakwa, kugira ngo inzu yawe ize imeze neza nk'uko bayidesigninze kandi ihwanye n'icyerekezo turi kuganamo. Ni ICS, Innovative Construction. Bagane rero nawe bagufashe. Ushobora kubahamagara kuri izo nimero uri kubona kuri ekra yawe, ubundi bakagufasha ijana ku ijana. Nimuzave ngo ntabwo twabahaye amakuru. OGTV-show rero iri hano kugira ngo dusupporting entertainment ndetse n'ibindi bikorwa byose bishobora kuvana umuntu ku rwego rumwe bikamugeza ku rundi. Turabakunda cyane rero, reka indirimbo tuyihe umwanya. Indirimbo n'ubundi twongera gutenguha umuhanzi chrisseazy aba yakoze rwose. Indirimbo igisohoka mwese duhurire kuri YouTube channel ya chrisseazy. Tunavuga kandi thanks for junior, kugira ngo uzamure uyu mwana impano ye ishining. Ibi ni ibintu byiza cyane, nta guhagarara, mukomeze mukore na collabo international music, ku buryo mufatanya n'abanzi bari international music nyarwanda tukayibona izamuka, apana kuyibona hano mu Rwanda gusa. Ciao rero, turabakunda. This OGTV-show YouTube channel, umuntu mwari muri kumwe kuri micro ni Blaze, nanjye ndabakunda cyane. Ciao.